ubwo alafa arakomeza yitegereza kino kigabo cya mudogo. Iki kigabo papa w'uyu mukobwa alafa yakitegereza alafa akabona ari kukireba bidasanzwe, maze cya mudogo kibona bari kukireba cyane. Kirangije kigiramo n'akantu k'ubwoba kubera yuko kizi yuko uyu mwana alafa nawe akubiye ku bintu bijyanye n'imbaraga. Kirangije tangira kuvuga kiti rero ubwo ngubwo ndagiye, utekerezeho ibyo ngibyo nkubwiye byose, uze kubitekerezaho, nzagaruka kureba ukuntu mumeze. Wibuke papa alafa ntabwo azi umuntu wese ubifitemo uruhare kugira ngo umugore we abe yakangirika yaba kuriya, gusa uyu mwana alafa we arabizi. Iki kigabo kirangiye kiravuga ati rero igihe ni iki ngiki ngo mbe nagenda, igihe ni iki ngiki ngo mbe nerekera. Mbese muri make iki kigabo ikintu cyari kikizanye hano ni nko gushinyagurira papa alafa ndetse no kumukina ku mubyimba. Burakwereka iki kigabo cyaragiye, gusa iki kigabo no ku rundi ruhande ukitegereje neza wagira ngo ntabwo cyuzuye. Urabona yuko kiba kiri kugenda nta gatege gifitemo umubiri, gusa mu mutima wacyo ikintu cyuzuyemo ni urwango. Ubwo iki kigabo kikimara kugenda alafa araza yicarira ahangaha. Kurikire alafa ntabwo tuzi ngo nize mipango ari kugipangira. Episode yacu ya 13 nuko nguko tuyitangiye. Ikintu usabwa wowe nta kindi ni ugukanda like, comment ndetse na share. Nuyisharing iyi video ikagira ahantu henshi, iyo ni inkunga ikomeye cyane urabuduhaye. Burakwereka mu gutaha mudogo nuko nguko yanyuze mu gisagara. Ukurikire filime akantu ko kandi witonze. Kwibutse gukanda subscribe niba ari bwugeze ku uyu muyoboro. Barakwereka ubwo mudogo yageze hano ngaha, arangije arahagarara areba hirya no hino ngo yumve niba umuntu amagambo agiye kuvuga nta muntu uraburi kuyumva. Arangije aravuga ati ndi kubona yuko ibintu rwose byatangiye kugenda nk'uko mbyifuza. Ati kuko uko bimeze kose papa alafa arahangayitse cyane, ndetse bisa nkaho mama alafa atameze neza cyane. Ati gusa ndi gutungurwa nuko bambwiye ngo uriya mwana niwe ushoboye byose, niwe ushoboye guhagarika ziriya mbaraga, ndetse none akaba atari kuzihagarika. Ese ni ukubera iki atari kubikora ko bavuze ngo niwe ufite imbaraga? Ukurikire maze uyu mugabo arangije aravuga ati rero ubu ngubu iki nicyo gihe ngo mbe nakora akazi kanjye k'ubuganga, mbe natangira akazi k'ubuganga, mbe natangira kuba naba muganga. Iki nicyo gihe ngo ntangire mbagendeho ndetse mbamarire ku icumu, kuko ubu ngiye guhera ruhande, kuko namaze kubona yuko uriya mwana nta mbaraga afite, ndetse namaze kubona yuko nta n'ikindi kintu baba bishingikirije. Ati ubu ngubu ngiye kubataka mpereye ruhande nyagasani. Mbese bivuze muri make ngo iriya famiye ifite ibibazo. Barakwereka uyu nguyu yararangije arakomeza areba hirya no hino karebe niba nta muntu uri kumubona, ibyo ari kuvuga niba nta muntu uri kumwumva. Uyu nguyu yarangije aravuga ati ubu ngubu ngiye kuba nahera ruhande noneho paka ngeze no kuri karakana, gusa nzakageraho nyuma, nzabanza nakagira imfubyi, abandi bose ngomba kuzabica. Ndetse biragaragara yuko mama alafa nawe atapfuye, ahubwo bisa nkaho yagiye muri koma. Ubu ngiye kuba nakitegura nindangiza nsubireyo murangirize rimwe. Nyagasani, ese ibi bintu bizagenda bite? Bivuze ngo mwa bantu mwe muri kureba iyi filime mukwiye gushiraho amasengesho kugira ngo dusengere uyu mwana ndetse n'umuryango we. Barakwereka uyu mugabo yarakomeje aravuga ati iki nicyo gihe ngo mbe nabataka, kuko n'abafatiranyije ubu ngubu nta kindi gihe nazabafatiranya. Arangije arakomeza aracungacunga. Uyu mugabo urabona yuko ibintu byose aba ari kubikora ari gucungacunga. Barakwereka yarangije aragenda, gusa uko ari kugenda hano hari umuntu turi kubona. Reba inyuma witonze uraza kubona wa mudayimoni. Nyagasani, uyu mudayimoni ahita amuzi inyuma, gusa uyu nguyu ntabwo yigeze amubona. Ukurikire uyu nguyu yarangije aramwitegereza neza, arangije azunguza umutwe ku mutima, atangira kujya aravuga ati ubu ngubu wowe ndabona nagufata nk'igikoresho cyanjye, ndabona nagukoresha kugira ngo ngere ku byo nifuza. Atangira kuvuga ati ndabona ubifitemo ubushake, wowe
birashoboka yuko nagukoresha nk'igikoresho cyanjye kugira ngo mbashe kuba nabona iriya safuriya. Ese iriya safuriya bizagenda bite? Umwe ashaka isafuriya, undi wibuke ashaka gutsemba umuryango. Uyu nguyu nta kindi kintu yikenereye, ni isafuriya ashaka, yarangiza akikomereza kuko yabonye uriya mwana katoroshe. Uyu nguyu yarangije aravuga ati ubu ngubu uri wewe ngomba kugufata nk'igikoresho kizamfasha kugera ku ntsinzi yanjye yo kuba nabona iriya safuriya. Gusa sinzi niba bizakunda, ntabwo byoroshe. Uyu nguyu nuku nguku yavuze ati wowe biragaragara yuko ushoboye kuba wabagendaho cyane, ubwo rero isafuriya yanjye ngomba kuzayibona, narangiza nkaza kuba mu mahoro ngatekana kandi ntavunitse. Wowe ugomba kuzabingiramo neza nyagasani. Uriya nawe batangiye kumugendaho. Ubwo uyu mudayimoni arangije abyemeza neza yuko uriya agomba kuzabimufashamo kugira ngo azabone isafuriya. Ese azabimufashamo gute? Nukurikirana filime witonze uraza kuba wasobanukirwa. Barakwereka uyu mudayimoni nuko nguku yahise yigendera, we abonye ngo ninde uzabimufashamo. Reka dukurikire filime twitonze. Wowe ikintu usabwa ni ugukanda like ndetse ugakanda na komenti na share utayibagiwe nyaboneka. Iyo ni inkunga ikomeye cyane uraba uri kuduhereza. Ukurikire filime witonze, wowe uraza kuba wasobanukirwa. Barakwereka alafa yicaye ku buriri ari kumwe na mama we. Aravuga ati mama wihangane kuba ntari kugutabara sahizi, gusa ndi kugendera ku mategeko kandi ujye uzirikana yuko ngukunda. Mama nukuri kw'Imana ndahangayitse kuba umeze gutya kuko ndagukunda cyane, ariko nta kundi kuntu nabigenza, ndi kugendera ku mategeko, ndibuze kugutabara ariko uko byagenda kose. Mama I love you. Umwana arababaye cyane kubera yuko mama we ntabwo ari mu bihe byoroshye. Uko uyu mwana ari ahangaha ari kubwira mama ati ndagukunda, papa we nuko nguku yahageze. Ukurikire papa we nawe araza aricara. Wibuke uyu mwana yamubujije kuba yajana mama we kwa muganga. Ubwo papa yageze hano aricara, urabona yuko ibibazo byari byamurenze. Maze uyu mwana aravuga ati papa urabona mama amerewe nabi, atariko byose umuntu biri inyuma, atari yavuga ngo umuntu biri inyuma ahita yumva ijwi rivuga ngo alafa. Ibyo bintu byihorere, we kubivanga mu papa wawe, we kubimubwira, ahubwo wowe ikintu ukwiye gukora, genda uje kwihanangiriza mudogo nk'uko nabikubwiye. Genda wiyame mudogo umubwire ngo natitonda ku muryango wawe turaza kumumerera nabi. Papa nawe bisa nkaho ari ikintu ari gukeka, kuko yarebye uyu mwana abona ari kureba hejuru, hari amagambo yaragiye kumubwira nawe yareba hejuru bikagorana, amajwi papa ntago ari kuyumva. Maze uyu mwana arangije aramubwira ati papa ibusigaye hano ndaje ngiye kureba niba nabasha kuba nabona umuti wo kugira ngo tube twaha mama. Maze uyu mugabo aravuga ati nta kibazo mwana wanjye. Uyu mugabo yarangije kubona yuko umwana we nawe ameze nk'umuntu mukuru, ntabwo akimusuzugura ndetse ibintu byose asigaye amubwira uyu mugabo aramwumva akabyubahiriza. Ukurikire filime witonze. Ubwo umugabo asigara ahangaha arafa aragenda. Gusa umugabo yari afite ibibazo, yari afite ikibazo gikomeye cyane. Kubona umugore we ari ku gitanda, ntabwo azi ngo agwaye iki, nta nubwo azi ngo yafashwe ati. Gusa we yagiye kubona abona umubyeyi yarumye gusa. Ibyo byarabaye. Reka batugarure hakunino. Ukurikire filime witonze. Barakwereka ahangaha hari umubyeyi ugiye kuvoma. Umubyeyi yaje kwiriba rwose, urabona yuko uyu mubyeyi ari umugore wa mudogo. Uyu mugore turabizi yuko ntari birye, nubwo wenda afite umugabo w'igikenya. Ubwo umugore barakwereka nuko nguko yaje yegera kwiriba aza kuvoma. Gake gake ukurikire witonze, ijambo kurindi uraza kuba wasobanukirwa, ndetse ari ubwa mbere ugeze ku uyu muyoboro kanda subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi filime zitandukanye, ndetse ujye gushaka n'izindi episode za mbere zibanziriza iyi ngiyi, ndakeka uzazishima. Barakwereka umubyeyi yaraje aravoma,
gusa ageze hano abanza kwicara ku ndobo. Ukurikire filime witonze. Uyu mubyeyi uko yicaraga hano hari ibibazo ari kwibaza. Urabona yuko ubuzima uyu mubyeyi abayemo butamuryoheye. Uyu mubyeyi ku mutima ari kwibaza ati si Imana, ubu nzakomeza kubaho mbana n'umugabo gutya? Uyu mugabo turi kumwe ntabwo akeneye kunyumva, ntabwo nzi ibyo abyukiramo, abyuka agenda akagaruka nimugoroba, kandi nta kintu njya mbona yinjiza mu rugo. Ese ubu ngubu bizagenda bite? Gusa twe turabizi icyo umugabo ari kwirukankaho ni ukugira ngo amare uriya muryango, narangiza abashe kuba yatwara imitungo. Ubwo uyu mugore akomeza kuvuga ati ubu ngubu sinzi ukuntu ibi bintu bizagenda. Umugabo ntabwo ashaka kunyumva, ntabwo umugabo ashaka ko dushyira hamwe. Ese ubu ngubu iterambere tuzageraho ni irihe? Ibyo ni ibibazo uyu mugore ari kwibaza yicaye ahangaha. Gusa arangije arongera aribaza ati si ahari buriya bizageraho bihinduke, ubu buzima ndimo buzageraho bube bwagenda neza. Arangije aravuga ati buriya ahari wasanga Imana ifite impamvu yo kuncisha mu ibi bintu. Reka ntegereze, nzareba niba ibintu bizahinduka, nzareba niba ibintu bizagenda neza. Uyu mugore nawe mu bantu mukwiye gusengera, mwa bantu mwe muri kureba iyi filime nawe arimo, kuko murabona yuko ubuzima arimo ni ubuzima bw'imihangayiko gusa. Uyu mugore arakomeza aribaza, aravuga ati ariko buriya azahinduka bigenze bite? Ati reka mbitege amaso maze ndebe, buriya ibyiza wasanga biri imbere. Kandi buriya mwa bantu mwe mwibuke yuko kugira ngo Imana igire ikintu ikugezaho nuko hari ikosi ibanza kukunyuzamo. Ubwo rero uyu nguyu nawe wasanga hari ikosi Imana iri kumucishamo, kuko buriya nta musirikare ujya ku rugamba atarakoze ikosi. Kubera kwereka gusa uyu mugore hari akantu k'agakorora kamufashe, wasanga hari imyuka mibi nawe zitangiye kumugeraho. Umugore aza gukorora ndetse aza no kuruka. Bigaragara nkaho uyu mugore nubwo ari mu buzima bumeze kuriya, bisa nkaho anatwite. Nyagasani ukurikire. Ubwo umugore yaje kwikorera amazi ku iriba, ahari ni ku iriba kandi ahari wenyine. Yaje kwikorera amazi, yikorera amazi arangije arigendera rubanda. Uyu mugore nubwo afite umugabo mubi, gusa we nta mutima mubi yigirira. Ukurikire. Ubwo barakwereka ibyo ngibyo byarabaye. Reka batugarure hano n'ubundi ni mu kayira karaho mu gisagara. Barakwereka mudogo niko yari ari kunyuramo. Uyu mudogo gusa uko ari kugenda imbere ye urabona ko hari undi muntu uri guhinguka, ntabwo turamenya ngo ninde kuko turi kumurebera kure. Ukurikire. Barakwereka mudogo yageze hano arahagarara ndetse asa nkaho ashaka gukata. Gusa uyu nguyu bahise bahura ni mujyomba. Arangije aramusuhuza ati bite mudogo, aramwihorera. Uyu mugabo uri kubona yuko abantu azabamara kubera yuko yabaye umuganga, yabaye umupfumu. Abantu azabamara asigara barebana agasuzuguro. Ubwo mujyomba abonye batamwitaye hari ikomereza, gusa abigiramo ikibazo kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere bahurira mu gisagara. Uyu mudogo mujyomba akomeza kugenda amwitegereza, gusa mudogo ageze imbere gatoya yahise akatira mu gisagara. Aho kugira ngo akomeze inzira nyabagendwa, ahubwo yahise aza ahita akatira ahantu akatiye nawe urahabonye. Ubwo mujyomba ntibyamubuza kumwibazaho, nawe ari wowe wamwibazaho. Arangije aravuga ati ibintu uri kubona byaba ari ibiki? Akomeza kurunguruka. Ukurikire. Ibi nibyo akundaga kuzira. Arangije akomeza kubyibazaho, aravuga ati mudogo ko nzi ko nta murimo afite inaha, yaba agiye gukora iki hariya? Ati yaba agiye gukora iki? Ati kandi mudogo ndamukekaga. Ukurikire. Uyu mujyomba asa nk'umuntu ukeka mudogo. Wibuka hari n'ikindi gihe bigeze guhura, uyu mugabo yibuka neza, aravuga ati mudogo afite ibindi bintu aba arimo hano mu gisagara, ntabwo bari kugenzwa na kamwe, afite ibindi bintu aba arimo. Ati ahubwo ni ibiki?
hari ibyo yatangiye gutekereza. Aravuga ati buri gihe nkunda kumubona, ati none reba hari ahantu ahisaja, hari ahantu ku icyo agiye iriya ni ukubera iki? Uyu mugabo akomeza kumwibazaho, aravuga ati ibi bintu ntabwo ndi kubishyira amakenga. Noneho yatangiye gutekereza neza. Ukurikire. Gusa uko ari gutekereza agakomeza akareba mudogo, akavuga ati si ubu ibyo naba ndi gutekereza byaba ari ibyo ko numva umutima wanjye uhangayitse. Uyu mugabo atangiye gukeka yuko mudogo yaba ari umurozi, atangiye gukeka yuko yaba ari umugizi wa nabi. Uyu mugabo arangije abirebesha amaso, gusa hari ibyo yibutse cya gihe bahura ari kwirukanka ndetse bahuriye ahangaha. Wibuke ka gapfunyika yari afite kakagwa hasi, agakomeza kugatoragura, agahita yihutira kugatoragura. Uyu mugabo arangira avuga ati uzi ko ari byo, ati uriya mugabo byashoboka kuba ari umurozi, byashoboka yuko hari ibindi bintu aba ari kwirukankaho, ntabwo ari gusa kuko nta murimo afite inaha mu gisagara ngo wenda nibwo yaba ari kuza kureba. None yaba ari gushaka iki? Ukurikire. Uyu mugabo yibutse n'ikindi gihe baje guhura. Gusa uyu mugabo ikintu akunda kuzira ni iki ngiki, ikintu cyo kuneka ibintu bitamureba. Maze uyu nguyu arengera avuga ati nta bizatinda, nzamenya ikintu kiba kibyihishe inyuma, nzamenya ikintu uba uri gukora ahangaha. Uyu mugabo akumva aracyafite amatsiko yo kujya kureba, gusa yaramwihoreye, yarakomeza arigendera. Ntabwo wamenya ngo agiye mu biki. Ese ni ibiki mudogo yaba agiyemo? Ubwo uyu mugabo yakomeje urugendo arigendera, yigira iyo yigiriye. Ibyo ngibyo byarabaye. Ukurikire filime witonze. Mujyomba nuko nguko yikomereje urugendo arigendera, gusa agize amakenga ku bintu mu byaba bizanye mudogo mu gisagara. Hano barakwereka hari undi uri kuvuga ati, uri kwibaza ibibazo ku mutima, ari kuvuga ati biragoye yuko Isafuriya nzayibona. Ati kandi noneho nibyo nari nibwiye yuko uriya mugabo yamfasha, ndi kubona bitazagenda neza kuko nibyo ndi kwibesha nta hantu ahuriye n'Isafuriya. We icyo ashaka ni ukugira ngo arimbure uriya muryango. Ati gusa sinzi niba zanabishobora kuko uriya mwana afite imbaraga. Atariko Isafuriya ndayikeneye cyane, Isafuriya irampangayikisha. Ese Isafuriya nzayibona gute? Icyo ni ikibazo ari kwibaza. Ari kuvuga ati ubuzima bwanjye ndabona buri mu kaga kuko Isafuriya ni byose byanjye, niyo nkeneye ibindi byose bikaza nyuma kuruta ibindi byose. Ati ese Isafuriya nayibona nte? Ukurikire. Uyu mugabo ni ikibazo yakomeje kwibaza, ariko ntabwo tuzi niba yapfa kuyibona kuko n'ubundi yari yagerageje kuyibona bamuhereza pirate yayo. Ubwo uyu mugabo akomeza kwibaza uburyo yabonamo Isafuriya, akavuga ati uriya mwana wagira ngo hari ibindi bintu we n'Isafuriya bapfana kuko ntabwo bajya batana. Nari nagize ngo nayifashe, ngiye kureba nsanga ni iranafashe, ni pirate, namwe ndakeka mwarabibonye. Uyu nguyu akomeza kwibaza ikintu yakora kugira ngo abashe kuba yabona Isafuriya. Arangije akomeza kwibaza, aravuga ati bizangora, atariko nta kundi kuntu bigomba kugenda. Ikibanze nuko ngomba kuyibona kuko ntayibonye nanjye ibyambaho ndi kubyumva. Ati bakomeje kunyihanganira kenshi kugira ngo bakomeza no kumpa n'amahirwe kenshi gashoboka. Atariko ubu ngubu sinzi niba bazakomeza kunyihanganira. Atariko ngomba gukora igishoboka cyose narangiza nkayizana. Umugabo atangira gukora tageti y'uburyo yabonamo Isafuriya. Atangira kubitekerezaho neza. Ukurikire. Uyu mugabo atangira gutekereza inzira yanyuramo. Ese Isafuriya azayibona? Ese namara kuyibona bizagenda bite? Uyu mugabo arangije akavuga ati ngiye gucungacunga neza, noneho ndebe ububiko Isafuriya ibirimo, ndebe ahantu ibiri. Atariko biragoye kuyibona.
ati ariko nta n'ukundi kuntu bigomba kugenda, hasi hejuru ngomba kuyibona mu buryo bumwe cyangwa se ubundi buryo, iriya safuriya igomba kuboneka. Kurikire gusa twe tuzi yuko iriya safuriya ifashije uriya muryango, iwufatiye runini ndetse ifatiye n'uriya mwana arafa runini, kuko igenda imuha n'ibitekerezo. Uyu mugabo arangije aravuga ati reka ngende, ati icyo nzi cyo nuko ngomba kubona isafuriya. Isafuriya yabaye isafuriya nyagasani. Kurikire gusa iyi safuriya ifite akamaro kanini cyane. Ubwo uyu mugabo yararangije aragenda. Ibyo ngibyo byarabaye nabyo. Filime yacu igiye kuza yaryoha nibwo igitangira. Aharyoshye ntabwo turahagera. Niba uri kubona wararyohewe, nta gatwe, tegereza uzaryoherwa. Barakwereka arafa kwa mudogo. Umugore wa mudogo nibwo ari kuva kuvoma. Arafa yari yamutegerereje mu rugo. Ukurikire filime witonze. Mbese muri make bisa nkaho arafa yari yategereje mudogo. Nuko umugore wa mudogo ari we ugeze hano mbere. Mudogo we hari ahantu yahitiye, ntabwo tuzi ngo ni hehe, twabonye akata mu bisagara. Gusa nidukurikirana filime twitonze turaza kubimenya, turaza kugenda dusobanukirwa. Ubwo umugore wa mudogo ageze hano, ageze mu rugo abona hari uwabasuye, arekera agenda atura amazi aza kureba uyu mwana. Uko yaje kureba uyu mwana, umwana yahise ahaguruka azamusatira, azamwegera. Arangije aravuga ati umva nkubwire rero mama mudogo. We yaramuhamagaye ati mama mudogo, ntabwo yamuhamagaye ati mugore wa mudogo. Wihanize mudogo, umbabarire umubwire ati ibintu yakoreye mama wanjye arabizi, umubwirire ngo natareka kwivanga mu by'umuryango wanjye. Ati nawe ndakubwiza ukuri yuko ubuzima bwe buri mu kangaratete. Umubwirire neza witonze, umubwire uti namvire ku babyeyi, namvire kuri famiye. Ukurikire ubwo uyu mwana ni amagambo ari kubwira uyu mugore. Ati umubwirire ngo natarikira hariya ndaza kumugira nk'uko mama wanjye yamugize. Ati saa hizi mama ari mu kangaratete, mama ubuzima bwe ntabwo buri gukora neza, kuko nkubwije ukuri mama aratwaye, amaze igihe muri koma. Ubwo rero umbwirire mudogo ngo nataza kwisubiraho ngo abe yamvira ku muryango, biraza kumubana ibindi. Umwana akimara kubimubwira ahita yiciraho, umugore amusiga ahangaha. Maze arangije asigara ari gutekereza ku magambo uyu mwana amubwiye. Asigara ari kuvuga ati ubuzima bwa mama arafa ngo buri mu kangaratete, bivuze ngo mama arafa ari muri koma. Ati ese ubundi ibi ngibi byo biri guhurira hehe na mudogo? Ati mudogo yaba yaramukoze iki ku buryo ubuzima bwe bwaba buri mu kangaratete ndetse yaba ari muri koma? Ati mama arafa, bivuze ngo ubwo ntago ameze neza. Ati ndagerayo musure maze ndebe ukuntu byifashe. Kurikire ubwo uyu mugore arangije aravuga ati uko niko bigomba kugenda, ngomba kugeraho nkamusura. Atariko ntabwo ndi kubyumva neza. Ati none mudogo we byaba bihuriye hehe? We ntabwo azi yuko umugabo we ari umurozi, ntabwo azi yuko umugabo yabaye umupfumu. Aravuga ati umwanzuro wa nyawo ndagerayo ndamenye ukuri kose, maze kugerayo, maze gusura mama arafa, kuko ndakeka ubwo ngubwo niba uriya mwana yaje hano akaba mbwiye aya magambo, ubuzima bwe muri mu kangaratete. Barakwereka hano hari agasafuriya k'igikoma kari ku ziko, ndetse aka gasafuriya uko kari ahangaha ni kwa papa arafa kari. Gusa noneho mu cyomba barakwereka yaraje kwisurira papa arafa. Ukurikire uyu mugabo ageze hano asanga harafunze. Aravuga ati se aha hantu kuhafunze gutya hari baba bariyo? Kurikire atangira kureba hirya no hino ngo arebe niba baba bariyo cyangwa niba batariyo. Uyu mugabo ageze hano atangira guhamagara ati papa arafa. Aravuga ati hari bashobora kuba batari, atari ko si baba batariyo, barangiza bagasiga batetse igikoma hanze. Ubwo uyu mugabo yaje gukomanga. Arangije uko yagakomanze barakwereka papa arafa nuko nguko yasohotse mu rugo. Papa arafa yaje gufungura. Ukurikira filime witonze.
uyu mugabo arangije yitegereza uyu mugenzi we, gusa hano wagira ngo nawe ntabwo aba yiyizeye neza, hano aba ari kurunguruka, amaze kubona yuko hari byinshi biba biri kumugendaho. Maze uyu nguyu arangije atamubaza ati umeze ute? Aravuga ati arafa ntawe umboneye ahangaha, ati ko nenze ko arafa ari hano hanze ntawe umboneye. Uyu mugabo aravuga ati ntawe mbonye, azunguza umutwe ndetse ashaka kumutungura, urabona yuko arakigize nk'ikiragi. Maze uyu mugabo arangije aravuga ati arafa yari ari hano hanze, ati gusa sinzi ahantu agiye, ati se ubu ngubu yaba agiye hehe? Maze uyu mugabo arangije aravuga ati rero ngeze hano ntawe uhari, ntawe mbonye. Maze uyu nguyu aravuga ati bimeze bite? Ati ko naherutse utavuga, byaje kugenda bite? Maze uyu nguyu aravuga ati ni ukuri kw'Imana birantunguye, ati ko wari utavuga byaje kugenda bite? Maze uyu nguyu aramubwira ati ni inkuru ndende, ati byasaba kugira ngo twicare maze mbikuganirizeho. Ese yaba agiye kumena ibanga? Ese yaba agiye kuvuga yuko ari arafa wamukijije? Maze uyu mugabo arinjira aravuga ati sawa, reka nze twicare ubashe kuba wabimbwira, dore ko tutari tunaherukanye ngo tube twabasha kuganira. Reka nze nicare maze umbwire ukuntu wakize ibyo bintu byawe. Maze uyu nguyu aravuga ati nta kibazo rwose, ati kuko iyi ni inkuru ndende, tubashe kuba twakicara twiganirire, dore ko tutari tunaherukana. Ukurikire ngo papa arafa yaje kwicara ahangaha, ndetse n'uyu mugabo nawe ufata ijerekani kugira ngo aze kuba yayicaraho. Urabizi yuko mu cyaro bakunda kwicara ku majerekani, bakicara ku masekuro, buri kimwe cyose nyine bafite kwicaraho bakicaraho. Papa arafa arakomeza ateka agakoma, niwe wari witekeye agakoma, wibuke umugore we ararwaye. Ukurikire ubwo uyu mugabo gusa birasa nkaho afite ikibazo gikomeye cyane. Arangije aramubwira ati cyo ngambwira rero uburyo wakizemo, umbwire na hano wivurije, wenda nanjye nshobora kuba nahakenera, kuko nanjye hari ikibazo mfite gikomeye cyane kindemereye. Ubwo uyu mugabo arangije aramubwira ati rero nkuko nabikubwiraga ni inkuru ndende pe, ati kandi urabona yuko ubu ndishimye. Aravuga ati uribuka cya gihe ubwo turi mu gisagara, narabiguhishe, navuye hariya muri rya shamba ryawe nkize, ahubwo niyo nabiguhishe nagiraga ngo nzagutungure. Aramubwira turibuka nari ndi guhinga, ndi gucukura imyobo nk'ibisanzwe, ngiye kumva numva umwuka w'Imana ungezeho, nari ngize ngo agiye kubivuga. Aravuga ati ngiye kumva numva ibintu nyine biri aho ngaho bimvuyemo, numva mbese buri gihe sinzi ukuntu ngenze, numva ndahindutse. Ndavuga nti si ibi bintu byaba biri kumbaho ni ibiki? Ngiye kumva numva ndakoroye. Iyo ni inkuru ari kumuganirira uko byagenze, nawe urakuzi. Aravuga ati numva ndakoroye, ngiye kumva numva muri njyewe nyine hari ukundi kuntu bigenze, numva mbese ibintu bimeze neza kuruta uko nabitekerezaga. Uyu mugabo arakomeza amutega amatwi, maze uyu nguyu arinjira avuga ati ni nk'Imana yabikoze, ni ukuri. Nagiye kumva numva mvuze, nsohoye ururimi numva ruravuze neza neza, numva mu muhogo wanjye harakeye. Sha ebana, ibyo bintu byarantunguye maniga. Aba bari kuganira nk'abantu b'abagabo nyine. Aravuga ati ibi bintu ni ibintu byantunguye cyane, ntabwo nari nzi yuko nakongera kugamba, ntabwo nari nzi yuko nakongera kugobeka ururimi. Gusa Imana yakoreye mu mwana mutoya cyane, nawe utakeka. Nagiye kubona mbona umwana mutoya ngezeho, arambwira ati nje kugufasha, niko kubona mbona nkoze ku mihogo, mbona irakingurutse. Atese ariko wowe ko kuva twagera hano nabonye utishimye, wagira ufite ikibazo gikomeye cyane. Maze uyu mugabo arangije aramubwira ati rero nk'uko uri kubivuga, nk'uko ubivuze, ikibazo cyo ndagifite. Ati ni ukuri kw'Imana mfite ikibazo gikomeye cyane. Ati uribuka bwa bundi ubwo twavaga mu murima, ati nageze hano nsanga mama arafa yagize ikibazo, nsanga yaguye muri koma, ntabwo nari nzi ngo byagenze bite, gusa nasanze nyine yarwaye kuva ubwo ngubwo kugeza na n'izi saha.
mama arafa ntabwo arava muri koma. Gusa igitangaje, umwana wanjye mutoya arafa, niba umuzi, arafa yarambwiye ngo yambujije kugira ngo tumujane kwa muganga, yarambwiye ngo ntitumujane kwa muganga. Ati nibajije impamvu yabimbwiye, ati nanjye byaje kuntungura cyane, impamvu yabimbujije byarantunguye. Umwana yabaye neza ibamba, yanze yuko tuba twajana mama we kwa muganga. Ati ubwo rero sahizi ndi gushaka ikintu nakora nkakibura, sahizi mfite ibibazo binkomereye cyane. Ati kuko urumva ko nicyo ni ikibazo kandi kitoroshe. Aravuga ati arafa yarambujije neza. Akibivuga uyu nguyu yarikanze, atekereza kumubwira ati arafa niwe wankijije, ariko ku rundi ruhande yibuka yuko arafa yabimubujije. Uyu mugabo arangije aravuga ati nukuri kw'Imana, natekereje niba hari ikindi kintu nakora ndakibura, gusa nagerageje kumvira umwana mutoya wanjye arafa nkuko yabimbujije, ntabwo nigeze mujana kwa muganga. Maze uyu mugabo arangije aramubwira ati rero haba n'igihe Imana igiye kuvuga ikavugira mu bana, ndabyumva urakomerewe cyane, atari ko usihangane ntumujyane kwa muganga nk'uko uriya mwana yabikubwiye, birashoboka yuko haba hari impamvu yabikubwiye. Ati kandi wihangane cyane ku kibazo ufite, kuko ikibazo ufite cyo kirakomeye kuruta njyewe, kuruta icyo nari mfite. Ati wihangane, nari kugira hano ngo nari ngeze hano kugira ngo nkubwire ku kibazo cyanjye yuko ibintu byaje kungendekera neza, gusa nubwo nsanze nawe utorohewe, nubwo nsanze nawe umerewe nabi, gusa Imana yo mu ijuru iri buze kubikora, ikumve rwose ndaza kugusengera. Mwabantu mwe namwe nimujye mugira ikibazo nk'iki ngiki, mujye mwibuka gusenga, ndetse niba hari inshuti yawe uzi ifite ikibazo, ujye wibuka kuyibwira ati ndaza kugusengera, ndetse ugerageze gukomeza iyo nshuti yawe. Uyu mugabo aramubwira ati rero wihangane, Imana iraza kugufasha, biraza kugenda neza. Ati ubwo rero ndaza kugusengera, reka tugaruke hano, hari uwaje mu ishyamba mu bisagara, ukurikire filime witonze akantu ko kandi. Ageze hano atangira kureba hirya no hino, uyu mugabo ahantu hose aba ari kwikekakeka, ntabwo tuzi impamvu aba afite urwikekwe. Ubwo uyu mugabo ageze hano arambura ikiganza nk'ibisanzwe, arambura ikiganza icya mbere, ndetse arangije hari aho yaramburiye n'ikindi kiganza. Ntabwo tuzi ngo ni ibiki agiye gukora, gusa twabonye yuko uyu mugabo asigaye afite utubaraga turi kumwongoza. Uyu mugabo yahise ahinduka umupfumu, yahise ahindura imyambaro, ndetse ahantu hose yararambuye ibiganza hari ikintu cyahaje. Hamwe haje akantu kameze nk'ibaba, ndetse n'ahandi haza agakoko. Uyu mugabo arangije arareba, hano hari abari kuganira, uyu nguyu ari kuvuga ati rero nuko nguko bimeze mwana, ati ubu ngubu nanjye ntabwo norohewe pe, ati sahizi ndakomerewe kubera icyo kibazo nahoze nkubwira cy'umurwayi wanjye, ati ntabwo nzi ngo indwara arwaye ni iyihe. Maze uyu mugabo aravuga ati rero ni ukwihangana kandi ugasenga. Uyu nguyu yarangije aravuga ati rero reka nze mbike kano gakoma, nshyire kano gakoma mu nzu, mbashe kuba naguherekeza. Barakwereka yaje kwanura igikoma yari atetse, urabona yuko utuntu twose tw'umurwa niwe uri kutwikurikiranira. Aravuga ati enze mbe naguherekeza rwose. Uyu mugabo nawe asigara hano hanze, gusa ibyo yari yumvise hano byo birenze ubwenge bwe, asigara ari kubyibazaho. Reka tugaruke ahangaha, uyu nguyu hari utwo yaje gutera ku gakoko. Arangije uko aje gutera utwo tuntu ku gakoko, abona mu rugo kwa papa arafa. Ukurikire nawe, sinzi niba uri kubibona neza. Uyu mugabo afite ikoranabuhanga rye, areberamo akareba ibiri kuba ngo ni ibiki. Uyu mugabo arangije urabona yuko yahise agenda aherekeje uriya mugabo muyomba mugenzi we. Uriya mugabo ni inshuti ye, uyu nguyu arabibona. Ukurikire uyu akimara kubibona araseka cyane, urabona yuko bimushimishije. Aravuga ati rero iki ni cyo gihe ngo mbashe kuba naje kurangiza
uriya mugore mama Alafa ati kuko kariya ni agatwe narindi kumusuzuma ngo mbashe kureba niba ububasha bwanjye bukora. Iki ni cyo gihe ngo nje kuba namurangiza, maze bucye mu gitondo turi kumushingura. Uyu mugabo aravuga ati papa Alafa aragiye, ubu ngubu nta muntu usigaye mu rugo, ndetse na kariya kana ndakeka nta mbaraga gafite nk'uko babivuze. Nabonye nta mbaraga gafite kuko iyo kaba gafite imbaraga kaba karakijije mama wako. Ati ubwo rero niyo kaba kariyo ntabwo kankanga. Iki ni cyo gihe ngo mbashe kuba nagenda nje kuba natabara, nako nakica uriya mugore, nje kuba namuhuhurira kimwe, nje kuba namurangiza. Ati ubu ngubu ndakeka mufite kuko ubu nta kuntu yanyikuraho. Ati rwose ibintu bitangiye kugenda neza nk'uko nabitekerezaga ndetse n'uko mbyifuza. Nyagasani mwa bantu mwe nimusenge cyane. Uyu mugabo arangije aravuga ati rwose papa Alafa ngufitiye impuhwe aho bigeze. Papa Alafa ubuzima ubayemo buragoye cyane, bigaragara nkaho buri kimwe cyose ari wowe uri kucyikorera. Atariko nta mpuhwe nakugirira kuko imitungo yose nshaka kuyigarurira. Ubwo rero ngomba guhera kuri umwe wese uri mu muryango wawe, ngomba kumuheraho nkaza kuba namutwara, nkaza kuba ubuzima bwe nabushira hasi. Uyu mugabo arangije aravuga ati kuko nanjye ubuzima mbayemo mu rugo ntabwo bunyoroheye, ubukene bwari bumereye nabi, nta kindi kintu nari mfite gukora. Papa Alafa aho bigeze ahangaha nubwo bwose nta kintu nabihinduraho, ariko ngufitiye impuhwe pe. Ati yuko babajwe n'ukuntu ugiye gupfakara ukiri mutoya, ikindi noneho warangiza gupfakara nawe ukagenda ukurikiye umugore wawe. Ati ubwo rero ukumva ibyo byose ni ibibazo bigiye bitandukanye, kuko ubu ngubu uyu munsi umugore wawe agomba kurara apfuye. Ibyo bintu byo ni nk'ihame, ubizirikane. Uyu munsi ugomba kurara ku kiriyo. Uyu mugabo arangije aravuga ati igihe ni iki ngiki ngo mbe nakataka, igihe ni iki ngiki ngo mbe nagenda ukurikire. Ubwo barakwereka uyu mugabo yarangije afata akagakoko ke ajya akoresha mw'uyu muhango wo kugira nabi. Arangije agira gutya akozaho ibaba, ako kanya ahita acaho, ahita abura. Nyagasani ibyo ngibyo byarabaye. Reka bakwereka hano kwa mama Alafa nk'uko twasize umugore wa mudogo ari kuvuga yuko araza kumusura akareba ukuntu abayeho, akareba ukuntu ameze. Ageze hano aravuga ati sahari nk'uko uriya mwana yabivuze, ati ubu ntabwo bashobora kundeba nabi bakabona yuko nje kubaneka, ukurikire. Uyu mugore akomeza gutekereza aravuga ati sinone nubwo wenda umugabo wanjye bazi yuko ari we ubikora, ariko ntabwo nta hantu duhuriye. Niba bazi yuko ari umugabo wanjye, bazi yuko ari umugabo wanjye, ntabwo bazi yuko ari njyewe. Agira ubwoba bwo kubavugisha. Uyu mugore yageze hano umutima utangira kumurya, atangira mbese muri make bitangira kumwanga mu nda. Ari kuvuga ati ese aho ngaho ntabwo nabavugisha bikangiraho ingaruka. Uyu mugore ni ibintu ari gutekereza, kubera yuko yaje kubona yuko uriya mwana yaje kumureba ababaye cyane, ndetse yararangije kubishiramo yuko umugabo we ari we wabigizemo uruhare. Arangije aravuga ati reka mbavugishe, nta kundi kuntu bigomba kugenda. Ahangaha ni kwa mama Alafa, kandi noneho wibuke basanze ahagaze hano gutya nabwo byaba ari ikibazo gikomeye. Maze uyu mugore arangije aravuga ati umbabarire, nshobora kubavugisha ugasanga bankubitiye ahangaha. Uyu mugore ari kugwana n'umutima, mbese muri make afite imitima myinshi. Gusa arangije aravuga ati reka nigendere utabona bimbereye ibibazo, reka tugaruke ahangaha. Umwana mutoya avuye kwiyama, avuye kuvuga ati ndabiyamye kuri mama wanjye. Ni umwana uri kwigendera mutoya, ukurikire. Gusa twabonye n'ubundi hari ugiye gutera umuryango we. Twabonye yuko mudogo n'ubundi agiye kuba yarangiza mama we. Uyu mwana uko ari kugenda ageze ahangaha yumva ijwi riri kumubwira ati Alafa, 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 dore wavuye mu rugo
none hari uri gupanga kujyayo, ndetse sahise tuvugana ubu ari mu nzira agenda mudogo. Maze uyu mwana aravuga ati none Isafuriya mbashe kuba nakora iki, kubona yuko ibintu aho bigeze bimaze kundenga, mbwira ikintu nakora Isafuriya. Isafuriya irangije amubwira ati rero ikintu dufite gukora n'ubundi ni ukugufasha, niyemeje kugufasha wa mwana we, ubwo rero ntabwo nagutererana. Uyu mwana arakomeza atega amatwi, Isafuriya amubwira ati ukuntu tugiye kubigenza, ngiye kuba nagusiga wenyine, nindangiza ngende nje kuba natabara ubuzima bwa mama wawe. Uyu mwana aravuga ati yego Isafuriya, ngaho bikore vuba vuba neza cyane niba uri kubona nta kibazo kibirimo. Isafuriya, uyu mwana yahise yibwira ati Isafuriya nta kibazo, gira vuba vuba ugende, atariko niba ubona ko nta kibazo kibirimo. Maze Isafuriya aramubwira ati ndagiye, kandi ningerayo nawe ndagaruka kukureba, ndagaruka ngutabare. Umwana arangije aravuga ati sawa, ubwo barakwereka Isafuriya yahise imuvamo igitaraganya, ije gukora ubutabazi bw'ibanze. Nuko nguko episode yacu tuyisoje. Ndabashimiye cyane mwebwe muri gukomeza kunshigikira, ndetse namwe muri kuntega amatwi, kandi ndabakunda cyane. Tuzahure muri episode ikurikira. Ciao ciao.